bacubye ibintu byakomeye ibintu byakomeye ibintu ngo hari umuntu umenyeho twarahaye kujya kugura inka y'inkwano ngo none ngo yagezeyo ngo amafaranga arayarya ngo ntiyaba akiyiguze ngo noneho rero ngo bije gusoza ngo umusaza mukuru duhagarariye ngo avuga ngo shwida ntabwo ibintu najya kwikoza isoni kujya kubabwira ngo urumva urabona ngo rero ngo tube tubiretse ngo bucumbikishije ubukwe ngo uzongere ubukora ubutaha mbega abanyamitwe ubwo noneho ngo ikintu gisigaye kibaho ngo umukobwa ugakibaga ewana ngo akaza agafata amafaranga yari afite agafata yatari afite agashaka mu bantu niba ari miliyoni kugira ngo arebe ko bwa bukwe budapfa mwumvise ikijya gihagarika yemi mu kazi n'iki imana ijwi ko wabaye pasiteri kabisa ukangarura mu kazi iyo utari pasiteri wari kungarura ariko narageze ndabona koko okay mwuka azabyara mwe tuzi ko nagize anniversary kutandirimbiye ko happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you kubera ibyishimo byinshi ndarize n'amarira araza ariko harya ariko wavutse koko 25 none wangure n'akabombo baza uzi ko uri bukambe uri bukambe okay ndaje ngushakire waho se wumva uri umubyeyi gege amabwira ni wumva ibintu uri umubyeyi rwose urumva akoze nk'ababyeyi amaze iminsi ataboneka yari yagiye mu bukwe watanze nka wasanga utaratanze nagiye mu bukwe rero yemi kubwije ukuri batanze nka nyinshi yewe ntabwo ari ukuvuga inka nyinshi gusa ikintu nakunze cya buriya bukwe ikintu cyose batanze kiri aho ngaho ntabwo ari mu magambo babakizanye oya naho ko ari wampaye imodoka mu bukwe ntayine ngo nguhaye imodoka bakazazanye urufunguzo rwayo ko ntake ariko nta wampa imodoka nanjye ngo nguhaye ikibanza bakaza bazanye ibyangombwa baranakoze imitasiyo handitseho izina rya Emi ngo njyewe ngo muhaye inka ngo izamukamirwa ngo ariko kubera ko ari mu mujyi akaza azanye borudero ngo ngaye amafaranga ahuye n'inka imwe nashyize kuri konti kuri njyewe buriya bukwe bwaranshimishije cyane yego ngo agahugu n'umuco wako ariko buriya bukwe bien organisé icya kabiri icyo batanze ni icyo kiraho ntabwo ari amagambo ikindi rero agashya nabonyemo ni ukuntu impano zabo bazizana zimeze gutyo zidafunitse nteko mana yanjye ntibi ni ibiki nti impano zidapfunitse ni buriya bimeze bite bati rero buryo uzitondera abantu bafunika impano ataragenda agashyiramo akantu k'amafaranga 2 ati cyambaraje hanze kikaba cyiza gikato kikaba kinini yanze akaza akavuga amagambo menshi umwanya wose akawurya wazajya gufungura gutyo ugasangamo bombo ya 200 harasazemo ibuye ayo data we noneho wowe ni igitangazo yakoze igitangazo okay ndikuzo Emi hanyuma ndi kumwe na Mama Ganza turi kuri Team TV ngira umugisha wo kubana nawe gato ndi ku munsi wanjye w'amavuko anyemereye akabombo nako ntacyo buramurebye nabe yayima hanyuma hari abantu badakunda guseka babona turi guseka baba bati ibi byararenzwe n'umurengwe ariko turabwira Imana yo mu ijuru igira imbabazi yatumye duseka nawe guhe guseka ukuri hari igihe nabayeho nigeze kwivuza bigeze kumvuza ururimi rugiye gufatana no hasi ntavuga ntaseka ndibuka namaze hafi umwaka urenga ntazi guseka ntazi kuvuga narashinze iryinyo kurindi hari abantu bari kutureba none rero bakamirifu bakamirifu basetse bambe bashinze iryinyo kurindi kubera ibibazo ntitubarenganya ni ibibazo ni ibikomere birumvikana birabavuna ushobora kuvuga ibintu bintu byo birarenzwe ni byateta biri guteta no muteto ariko koko turi guteta nta nubwo tukubeshya ariko impamvu turi no kugira ngo tukubwire amagambo aguhumuriza umutima ufite nk'ibihumbi 200 gusa ugategura ubukwe kandi mu by'ukuri bwa bukwe budget ya mwayireba uko ihagaze ugasanga ihagaze nka miliyoni 5 cyangwa 10 nyamara aho uhagaze uhagaranye ibihumbi 200 gusa byonyine
ariko budget ihagaze miliyoni 10,000,000 ibaze. ugasanga rero bibaye ibintu bigoranye cyane, ababyeyi bakavunika cyane gushaka ya mafaranga, ababyeyi bakahangayika cyane kugira ngo bihure n'aya budget kugira ngo umwana wabo ubukwe bwe buzagende neza. Mwatangira mwibwira abadukurikiye muri uyu mwanya? Yesu ashimwe. Nitwa Mama Ganza, nitwa Jolie, nitwa Umuganwa, abandi umushumba. Abandi inshuti yanyu tukaba dusanganywe tumaranye iminsi, ndizera ko benshi tuziranye. Imana ibishimire. Ubu mvuze icyamamare bamerera nabi kandi uri icyamamare wa. Imana mugire neza, umugore mwiza wemeye gukorera Imana. Ubundi abagore beza baragorana ngo ntago bakunda gukorera Imana, ariko yemeye gukorera Imana kuki yahisemo kuyikorera. Ikiza ko byinshi bisobanuye mu biganiro bitandukanye. Na n'uyu munsi turi kumwe, nanezerewe kuba nongeye kumwakira. Ntekereza ko n'umugisha kuba turi kumwe nawe, kandi ntekereza ko data atubikiye byinshi. Ntekereza ko ni iby'agaciro gakomeye. Rwose turaguhaye ikaze hano Sweetheart kuri kamera cyane. Ni umushumba Na Sweetheart tugombye kuyongera kugira ngo wumve ko uri umushumba. So bwa mbere se wumvishe mbikwisi neza, nuko abaye umushumba ubu ngubu uranshumbye. Ungiye ngize ikibazo hano nahita mvugana ndi kumwe na pasiteri, reka nsengere. Hano uzongera kuvuga ngo nta dini ngira kandi kumwe na pasiteri. Ako usasanga ari umunyedini kandi wari umwana mwiza utaraba pasiteri. Baganza umenya ari umunyedini ubu ngubu. Oya, ntabwo bikwiriye kuba umunyedini, ntibikwiriye. Icyo ni nacyo twahunze tujya kwemera ngo duhindurirwe izina twitwe abakristo. Abanyedini usanga nyine atari idini nyine bagenderaho. Niba ari umudini runaka akaba atakatira ahangaha muri Zion Temple, akaba atakatira muri New Jerusalem Temple, akaba atakatira muri Living Word cyangwa na Healing Center, you know. Kubera ko nyine abafite ibintu nyine bimubwira ngo naha ntabwo ugombye kugeraho ukatira nyine ya dini y'akari hagaca. Ariko mufite amadini menshi wajya asengera habonye cyangwa nujya wimuka jya usengera ku rwo ruri hafi y'iwanyu, nta mpamvu yo kujya kure. Ariko aho buriya ntitujya twitiranya ibintu. Ubundi iyo uvuze idini uba uvuze iki? Mbavuze rwa rusengero muhuriramo. Habaho urusengero duhuriramo cyangwa se inzu yitiriwe izina ry'Imana duhuriramo. Ariko hari n'idini runaka yo tuzi ngo iri ni idini runaka, iri ni idini runaka. Ariko hakabaho kandi nibaza ko hari n'ikitari idini ahari. Buriya nta kitari idini twabonamo. Ntacyo. Ikihe? Ubuse ni ukuvuga ngo aho nsengera ni idini? Si idini ryitwa ni Yerusalemu. Oya, iryo ni izina ry'urusengero gusa. Y'urusengero. Okay, reka tujye dukoresha amazina y'insengero. Jya usengera mu rusengero ruri hafi y'ahantu utuye, nta mpamvu yo kuva Kacyiru ngo ujye Gisozi. Ubundi burya biterwa na Sadepa uvuye Kabeza. Ni ubundi bitari, ariko nyine bibaho. Biterwa n'impamvu runaka. Urugero, nshobora kuba jye ubushobozi bwanjye bunyemera gutura Kabeza, ariko umushumba wanshumbye kuva kera kose akorera yenda itorero ryayoboye riri Kanombe. Sanga rero kugira umutima wanjye unyurwe nuko kuko hari icyo namubonyeho, hari icyo namukuyeho, hari icyo mba numva afashije, bigatuma ndenga insengero zose nkajya hariya. Habaho ikintu bita amavuta, urakizi? Ushobora kuba yemera amavuta y'urya mukozi w'Imana bakoranye kuva kera. Ese ashobora kuba hari icyo yamumariye. Ese ashobora, ni impamvu nibaza ko kujya kurenga insengero zose nkajya nk'i Kanombe cyangwa i Masaka cyangwa i Kabuga, byanga bikunda ntabwo ari idini rintwaye, ahubwo nibaza ko ubuse
Aposo Mignoni yazaguhaye agatuti ko mbona mwese muri ibizungerezi umunsi ntuzabwiriza amavuta akamanuka. Ubundi abagore beza nibo bakwiriye insengero muri iyi Kigali kugira ngo babwirize abantu bajye bareba n'agasura babona ari sawa. None uvuga mena ishimwe ni iry'Imana ko ariyo yatanze iyo sura, uko turi mu isura yayo, kandi burya nureba neza uzasanga twese nta muntu mubi ubaho burya rega. Na Bibiliya ivuga ngo yari umusore mwiza w'igikundiro ngo muremure ngo ushinguye gugororotse uhorose shayigirayo. Ibyo bintu byanyu ko tubabwira ko muri beza mukaza mubihindura ngo urumva ngo abantu bose ni beza, murashaka guhinyuza Bibiliya. None se ahubwo arashaka guhinyuza Bibiliya ivuga ko turi mu ishusho y'Imana. Ubwo renda kuba turi mu ishusho y'Imana ntago tubiresha amaso y'umubiri. Imana ni mbi. Ubu se dufite Imana zingahe? Twebwe se dufite Imana nziza, tukagira n'Imana mbi, tukagira indende, tukagira ingufi, tukagira Imana ngari, tukagira Imana ntoya. Mushumba wanjye reka tumvikane, Gahini na Beri ntibari mu isura y'Imana. Yego. None se Gahini ntiyakinduye Abeli? Ariko icyabatandukanije ni ingeso. Ibyo ntago bindeba. Ndareba icyo wita ngo twese ngo twaremwe n'Imana, ngo turasa n'Imana, ngo turi mu ishusho y'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Yewe mugore turi kuganira umwegeranye twicaranye mbwire ngo arasa n'Imana, ngo nawe ndasa n'Imana, nifite n'agasura kaniboge. Urasa n'Imana yeme. Nyine ndasa n'Imana. Ariko ibyo bujye mubigarura mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Nose ko dutora abamisi hariya, sibyo? Tukavugana n'abasogoro hariya hepfo. Abantu babiri baremwe n'Imana. Kuki bavanga u Rwanda ngo ruri mu bihugu byiza bifite abakobwa beza? Ko batabigeranye n'abasenegali. Abasenegali se basi beza. Okay, si bose like n'aba Zimbabwe. Burya rega hari ikintu cy'ugombye kumenya Emi. Iyo ngiye kuvuga ngo Emi ni mwiza, nshobora gushingira ku kantu gato kagatuma Emi yitwa mwiza. Nawe uri keza kubera ko ufite agasura. Reba agasura kawe uretse gato. Reba oya mva kubwire agasura kawe. Rega abantu ntago ari nyine kurangiye nyine. Reka tuvugishe ukuri. Ubwiza bw'umuntu buturukana na wa wundi umureba nicyo ashingira hamwe. Okay, naragira uza muri comment avuga ngo umugoye ni mubi. Hagiye kuzaza umuntu muri comment akubwira ati do ako gasura uvuga ko ari keza ko ni gasura nyabaki. Gasura k'igice, agasura kameze gatega. Shaburetse reka ahubwo bazaze babikwigisha ushobore gusobanukirwa ubwiza. Turebe icyo bazanenga nyine. Icyo bazanenga birahari byinshi rega. Mu kanwa heza. Byose bituruka kuri ya myumvire ya wamo. Kubera kwambaye amataratara ariko iyo nibyo wishizeho ntago ari iby'Imana yagushe. Aha ugira useke bareba. Ako mwabantu kuganira na Emido. Murabona impamvu cyiyamamaza iminsi ataza. Dore ni tujya kuri kamera neza ariko Mawuja yaranyirukanye kubera kumubwira ko ari mwiza none ngariwe mu kazi. Nabyo reka mbabwira icyo mushimira yuko abamara stress. Amara stress akabigira ibintu bidahuye. Namwe mukabyumva nuko mugaseka. Iki kiganiro wowe uri kureba iki kiganiro. Ubwiye Mawuja rwose anyongera umushahara ko yaranyirukanye mu kazi none yangaruye. Kandi nazize ko namubwira ko okay. Uyu munsi umaze iminsi uri gutaha amakwe atandukanye, reka tugere ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi tudatinze. Twashoje mbese? Buturukana ku musozo. Mwumvise kijya gihagarika Emi mu kazi n'iki? Imana ijwe ko wabaye pasiteri kabisa ukangarura mu kazi. Iyo utari pasiteri wari kungarura. Ariko narageze ndabona koko. Okay, mwuka zabyara mwe. Turi kuri Team TV turabasuhuje muri amasaha y'umugoroba, abadukurikiye bari ku masaha y'umugoroba, abari ku masaha y'amanywa mu gihe gicamunsi cyiza, hanyuma bari mu masaha y'igitondo nanga mu gihe gitondo cyiza. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mwanyoheje gift. Ziko nagize anniversary kutandirimbiye ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kubera ibyishimo byinshi ndarize n'amarira araza. Ariko harya ariko wavutse koko 25 none wangure n'akabombo bazi. Uzi ko uri bukambe? Uri bukambe. Okay. Ndaje ngushakire. Wow, se wumva rero ni umubyeyi. Gege mabwira ni wumva ibintu. Uyu ni umubyeyi rwose. Urumva akoze nk'ababyeyi. Amaze iminsi ataboneka yari yagiye mu bukwe.
watanze inka wasanga utaratanze. nagiye mu bukwe rero yemye nkubwije ukuri batanze inka nyinshi. yewe ntabwo ari ukuvuga inka nyinshi gusa, ikintu nakunze cya buriya bukwe, ikintu cyose batanze kiri aho ngaho, ntabwo ari mu magambo. babakizanye oya naho ko ari wampaye imodoka mu bukwe ntayibwira ngo nguhaye imodoka, bakazazanye urufunguzo rwayo ko ntake ariko nta wampa imodoka nanjye ngo nguhaye ikibanza, bakaza bazanye ibyangombwa baranakoze imitasiyo handitseho izina rya Emi, ngo njyewe ngo muhaye inka ngo izamukamirwa, ngo ariko kubera ko ari mu mujyi akaza azanye borudero ngo ngaye amafaranga ahuye n'inka imwe nashyize kuri konti. kuri njyewe buriya bukwe bwaranshimishije cyane. yego ngo agahugu n'umuco wako, ariko buriya bukwe bien organisé. icya kabiri icyo batanze ni icyo kiri aho, ntabwo ari amagambo. ikindi rero agashya nabonyemo ni ukuntu impano zabo bazizana zimeze gutyo zidafunitse. nteko mana yanjye ntibi ni ibiki, nti impano zidapfunitse ni buriya bimeze bite? bati rero buryo uzitondera abantu bafunika impano, ataragenda agashyiramo akantu k'amafaranga 2, ati cyambaraje hanze kikaba cyiza, igikarito kikaba kinini, yanze akaza akavuga amagambo menshi, umwanya wose akawurya, wazajya gufungura gutyo ugasangamo bombo ya 200. harasazemo ibuye. ayo data we, noneho wowe ni igitangazo, yakoze igitangazo. Okay, Ndikuzo Emi, hanyuma ndi kumwe na Mama Ganza, turi kuri Team TV. Ngira umugisha wo kubana nawe gato ndi ku munsi wanjye w'amavuko, anyemereye akabombo nako ntacye buramurebye nabe yayima. Hanyuma hari abantu badakunda guseka, babona turi guseka baba bati ibi byararenzwe n'umurengwe, ariko turabwira Imana yo mu ijuru igira imbabazi yatumye duseka, nawe guhe guseka. Hari igihe nabayeho nigeze kwivuza, bigeze kumvuza ururimi rugiye gufatana no hasi, ntavuga ntaseka, ndibuka namaze hafi umwaka urenga ntazi guseka, ntazi kuvuga, narashinze iryinyo kurindi. Hari abantu bari kutureba none rero bakamirifu, bakamirifu basetse, bambe bashinze iryinyo kurindi kubera ibibazo. Ntitubarenganya, ni ibibazo, ni ibikomere, birumvikana, birabavuna. Ushobora kuvuga uti bino bintu byo birarenzwe, ni byateta, biri guteta no muteto, ariko koko turi guteta nta nubwo tukubeshya, ariko impamvu turi no kugira ngo tukubwire amagambo aguhumuriza umutima kandi yagukomereza uru rugendo uhagazemo. Iwanjye ngira channel yitwa Ihumure TV, rimwe na rimwe hari igihe njya nakira abantu bafite ubuhamya, nanjye nkumva kwihangana biranane, nkahita nsoza ikiganiro disi nkumva shabare ibintu sinabitambutsa, reka tuzabisubiremo, kubera ko nanjye nibutse ibikomeye byahandi Imana yansimbukije. uyu munsi nkaba ndimo nisekera, nta kibazo mfite, mbyibushye. Mama Ganza rwose nakwereza mu kirere, ni ukuri umushumba wanjye, ariko burankuteruye nta kibazo, kuko ibiro mfite bikubye ibyaho inshuro 3. ndabyemera. ndabeshya? ndabyemera. Bana ako kaboko, bano ku kuguru n'ikizigira nk'icyakinnye football. akweme buriya ntidukwiye kuzategura igitaramo cyo gushima Imana, ariko tugamije kurema imitima abashobora kuba baca mu bihe nk'ibyo twaciyemo, tubabwira ngo haracyari ibyiringiro. ubwo nyine tuzatanga ubuhamya, tuzabwira umukameramani aze kuri kamera, hazashaka undi mukameramani, not you. tubwira abantu ngo upfa kuba ugihumeka gusa, umunsi wose, isaha iyo ari yo yose, Uwiteka nta cyamunanira yahindura amateka. Amen. None nzamfite n'amavuta uri pasiteri, nanjye ndi umudiyakoni ndaho ngaho hafi, ndirimba n'izo mu gitabo. Amina. Okay, ikiganiro kirarangiye, tuzagaruka ejo. Mama Ganza, topic y'uyu munsi yari kurebera hamwe ibyo abantu kenshi bakunda kwibaza. Dukoze ubukwe, dukoze ikirori, ariko mu by'ukuri amafaranga yose tuyamariye mu kirori, ntabwo tubitindamo. Ariko hari ubukwe bwinshi watashye, hari ubukwe bwinshi natashye, nawe uri kutureba hari ubukwe watashye, uhere muri bridal shower, ugende uzamuka ugere mu bishingiranwa, nujya kugera mu rugo urasanga ibintu byose amafaranga meyo gasanga utangiye kujya mu madeni. Kuba hari umuntu ndi kwishyuza, namwimye amafoto ye na video kubera ko atanyishyuye, ngo basaba amaye kamwe ko gupostinga, ngiye se narakubyaye, barakubyaye ngo ngorere nyishyura sha, ibyo ni biki uribaza? Ariko bagize ubukwe nyine buri aho bwiza.
udufaranga twose baratumaze, twese turi mu madeni. ibaze. Hanyuma uyu munsi uri kutureba waratashye ubukwe n'ubukwe bwinshi, turibwira umusore n'umukobwa bagiye gushinga ubukwe, bagiye gushinga urugo, turibwirira umugabo n'umugore cyangwa umukecuru n'umusaza abana babo bari gutegura ubukwe. Ese Mama Ganza, mbere yuko musezerera, inama waha bano bantu bane ni iyi? Hari umukobwa, hari umusore, hari iwabo bajya gushingirwa cyangwa n'abajya gushingira, ubundi byose buri wese ubwo turareba kuri bije gusa, tugiye kureba budget yonyine y'ubukwe niyo tureba. Rero urakoze cyane, tujya kurya anniversaire yanjye. ariko wowe uvuka ejo ugakomeza n'uyu munsi, ubusa amazi bakumennye hejo nongeye n'urindi ndobo nongeye nyikumeneho. Uyu mumama wari ugiye kungurira bombo ukaba uri kumubuza, waretse oya turayigura. Emi kandi nzi ko mumukunda muri benshi, umwoherereze bombo, ntagoranye. Mwumvise ibyo yavuze byose byaciyemo, ariko iyo umurebye ujya ni nk'umwana arezwe na nyirakuru, wumva nk'aho aba ashobora kuba batubeshya ataraciye muri shida za duniya. Ariko kubera Imana, ntiyamenya ko yigeze kuba, ntabwo yamenya yuko nigeze kujya mburara. wari ugiye no gukora ubuyede habuze gato. Reka mubwire Eme, nari niyemeje icyo ari cyo cyose kitarimo icyaha kuba nagikora. Niyemeje kuba naba umuyaya. Aba bakobwa n'abahungu bo dukoresha amago yacu ntabwo ari n'abantu nkanjye nabo, ni ubuzima, niko kazi aba ashoboye kubona kubera ako kanya ubuzima bwarimo, kubera ko ako kanya niko ashoboye kubona. Burya ntabwo mujye mubaha agaciro bantu mwese mufite aba bakobwa n'abahungu. Ndababwira ngo nanjye ubwanjye nari nafashe iyo gahunda, ariko Uwiteka kubera ko yari yaragennye muntu uza yanyandikiye ngo ubuzima bwawe uzacaha ucaha ariko ntabwo uzigera uba umukozi wo mu rugo. Ariko jye nabyiyemeje, mpfa kuba ntari mu cyaha gusa, numvaga ibindi byose witeguye kubikora, nari byose kubikora, nari ndi tayari kubikora, ariko nkabona ikimbeshaho. Uzatubwira n'ukuntu wateguye ubukwe, nkabeshaho n'abarumuna banjye. Uwiteka Mana we, Papa Ganza namushimiye ko yahisemo umugore mwiza, yarebye neza, ariko nanone umugore w'impirimbanyi, umugore uzi gushakisha. Hari umugore yageze kumbwira ngo uragakeca, ariko mama ndamusuhuje cyane, gushaka agafaranga ariko kuri iki kiganiro yarambwiye ati rero umugore mukorana mute ko ari agakeca. Ako buriya kuba gakeca ni ukugera gutanga. Kuba gakeca niko benshi bazi ngo niwe, ariko si bibi. Kuba gakeca ni wa muntu w'impirimbanyi, wa muntu nyine ugira ubwenge bwinshi, wamwijyumba akabikibyaza bibiri cyangwa bibiri, ariko n'ibyo birabibyajemo kugira ngo abe yaguha ijana, akamenya rigiye kugura iki, tuntu twose, apana gupfa kuri takaza. Uwo mumama ndamusuhuje, icyo wavuze ni ukuri. Amafaranga nzi kuyakorera, amafaranga nzi kuyatanga, ariko nanone ntabwo mpfa kuyatakaza nuko na Imana yayampaye. Yagira ngo n'Imana ntibikunda, nayo rega ntabwo ikunda akazi gaspillage se api. Ubu kuzatubwira ko wabuteguyemo, ubwo nzababwira ibwanjye. Urabona ikintu cy'igishati wambaye, yambaye ngo by'ibikoye bimwe byo muri Tanzania bihenze, nuko nanze kumubereka wese, ariko mumubonye. Nuko tugendere mu bukwe, topic yacu nagira ngo tuganire n'abantu, abakobwa n'abahungu bagiye gutegura ubukwe, n'ababyeyi babo cyangwa n'abari mu mpande zabo babashyigikiye. Ubukwe ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu umuntu abona, uretse iby'ubu byo nabonye byateye umuntu ashobora gukora ubukwe nk'inshuro 5-6. Iyi bundi cyari ikintu kiboneka rimwe, umuntu akumva akwiye kwiva inyuma akagikora neza cyane, kuko atazigera agisubiramo, akiva inyuma pe. Ubukwe rero ubundi ni ikintu cyiza cyane, yaba ari ubukwe bwo mu murenge, yaba ari ubukwe bwo mbere y'Imana, ni ikintu kinezeza ababyeyi, kikanezeza inshuti, kikanezeza na ba nyiracyo. Rero ubundi ni ikintu cyo kubahwa cyane, ariko ndagira ngo uyu munsi tuvuge ku kintu cyerekeye budget. Ubukwe uburyo abantu babutegura, butegurwa uburyo butandukanye. Abantu bo mu bihugu byateye imbere, njye naje kubona ubukwe bwabo nsanga butandukanye cyane n'ubwacu hano ukuntu tubutegura. Ubo ni ukuvuga ngo bo bategura ubukwe, umukobwa, umuhungu,
ababyeyi babo inshuti zabo nka zingahe ku ruhande. Ntabwo ari ibingibi byo twebwe hano dutegura ubukwe abantu bakaza bagakubita bakuzura, oya. Bategura ubukwe bw'abantu nka 5, abantu 6, burya ni ubukwe ariko birabaye. Noneho rero hakabaho natwe hano mu Rwanda dutegura ubukwe ugatangira ufite nk'ibihumbi yenda nka 200 gusa. Iyo ufite nk'ibihumbi 200 gusa ugategura ubukwe. Kandi mu by'ukuri bwa bukwe budget ya mwayireba uko ihagaze ugasanga ihagaze nka miliyoni nk'eshanu cyangwa 10. Nyamara aho uhagaze uhagaranye ibihumbi 200 gusa. Byonyine ariko budget ihagaze miliyoni 10 ibaze. Ugasanga rero bibaye ibintu bigoranye cyane, ababyeyi bakavunika cyane gushaka ya mafaranga, ababyeyi bakahangayika cyane kugira ngo bihure na ya budget kugira umwana wabo ubukwe bwe buzagende neza. Icya kabiri wa mwana nawe ubwe cyangwa abana bo bagahangayika cyane, bikaza kuza kugera ku ndunduro abitanze babafashije hagasigara yenda haburaho nka miliyoni 2. Babana icyo bari bukore nuko bari bujye muri banki bafata umwenda kugira ngo bwa bukwe buzagende neza. Hakabaho nubwo rero uri mu mbaza bwo mvuyemo mu gihugu cya Tanzania, buriya burihariye. Nabonye abantu buryo nyine ngo gahuga umuco kandi ubundi byanze bikunze bariya iyo bateguye ubukwe baraza mu nama nyine bakavuga ati giye rwose mfite amafaranga yo guheraho ibihumbi 300. Urumva ko ameze nka wundi wo mu Rwanda. Budget ubwabo ya komiti ikayimanura ikajyaho muri miliyoni 10. Yego. Ariko noneho bigaterwa n'umubare w'abantu babona ko bazagira bate bazemvita. Bo rero ukuntu bigendeye bakora ikarite yo kumenyesha abantu ubukwe. Babasaba na cotisation. Kuza gushigikira. Yego. Kandi bikaba clear. Bisobanutse. Bakandika ngo couple. Gusa ubwo navuga ngo urakire kuri kamera urakireme. Nanjye nzatunge nk'ibyo utunze. Couple bikaba bizwi ngo nimuza muri 2 murishyura ibihumbi 100. Ibihumbi 100 birakora iki? Uzanywa amazi, unywe fanta, unywe ji, unywe icyayi, unywe iki, uzajya isosi, uzafata inkoko uzafata noneho ipura noneho yantuza yuzuye. Ibyo byose bakareba bagasanga umuntu umwe bizaba bihagaze ibihumbi 100. Ya ibihumbi 80. Ibindi 20 abantu 2 bihagaze ibihumbi 80. Ibindi 20 bagateganya kubwo umufashije muri wa muteguro w'ibizahakorerwa decoration n'ibindi. Yego. Ikintu cyo nakunze cyaho rero mujya gukora ubukwe bizwi neza ngo tuzakira abantu 500. Kubera iki? Ya karite bohereje yo kuvuga yo kubasaba cotisation. Abantu bazigarura bohereje na cotisation zabo. Bigatuma bamenye neza ngo ya mafamiye 100 twatumiye cyangwa ya mafamiye 1000 twatumiye. Hagaragaye ko buri famiye zohereza abantu 2 cyangwa umuntu umwe. Bikaza gusoza babizi neza ngo tuzakira abantu 1000 cyangwa tuzakira abantu 2000. Yes. Kandi bikaza bigahura neza na cotisation yabo uko bayitanze. Noneho mu gutegura biroroshye cyane. Uzategura intebe 1000 kuko wabonye ko aribo bakonfirimye ko bazaza mu bukwe. Utegura ibyo kunywa bya bindi 5 by'abantu ukubene 1000. Utegure ipura 1000. Buri kintu muri make ugendere ku mubare. Nibatanaza nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Kubera ko barakotije. No kuvuga rero ngo hari ahantu narakunze cyane. Usanga nta bintu bya gaspillage birimo. Yes. No kuvuga ngo niba twateguye ubukwe bwa miliyoni 10 nuko bijyanye n'umubare w'abantu tuzakira ikirenzeho ni ya dekoro na za sono na YMC nande kandi nabyo byabaye covered na ya mafaranga yagiye arenga ku y'abantu bagombye gufata. Icya kabiri kibaho kuko batanze yose ntibayakonsoma. Icya kabiri kibaho
urumva ko bababwiye ngo buri muntu azatangaye ariko habaho inshuti zawe magara baza bagakotiza nyine bikurikije ubushobozi bwabo ni ukuvuga rero ngo za miliyoni 10 ugasanga pe barazikavaringa zose. Ikintu nakunze cyaho rero nta gaspillage ihari. Icya kabiri nta kwifuza kubamo, ujyana n'ibyo ushoboye. Ikintu gikomeye kijye kituzonga hano gihe cyo njya mbona ni ukumenya umubare w'abantu uri bwakire, bituma uri bumenye uko ubitegura. Hano rero biragoye, birarushana kubera ko hano dutanga amakarite d'invitation, byarangira bikanasoza witeguye abantu ugiye kubera ukuntu nabanye, kubera ukuntu data yabanye, kubera ukuntu masenge yabanye, kubera ndumva ntazabura nk'abantu 1000 bashobora kuza. Urumva ko icyo gihe ni uguspekira, ni ibitekerezo gusa, kubitekereza gusa ukimagina. Ndumva hatazabura nk'abantu 1000. Urumva bigatuma wa muntu ategura intebe 1000, agategura amafunguro y'abantu 1000, agategura ibyo kunywa by'abantu 1000, bikaza gusoza habonetse abantu 500. Ibaze, urumva icyo gihe yikweze, yishatsemo imbaraga, yishatsemo amafaranga kubera ya budget no gutekereza ko hari abantu bazaza benshi, kavuga ataho kugira ngo masebere rero reka jya ahubwo nishakemo imbaraga, kuko iki ni ikintu kibaye rimwe kitazongera kubaho. Babana bakiva inyuma, abantu batwerereye kuri ubu yemeye amafaranga yarabuze. Twese turabibona. Twese turayibona. Abantu bagenda bagatwerera amafaranga. Yabuze sheri basa neza. Wowe asa nawe unafite menshi ahubwo uraza kuduha. Amafaranga Uwiteka arayatanga, ariko kandi nubwo yatanga ntabwo avuga ngo yose ndayafashe nyatwerere. Ariko buyarunda ganza azagera igihe cyo kumuzana ufite nk'urufuka. Ariko icyo nashatse kuvuga ngo iki rero ni ukuvuga ngo wa mwana cyangwa babana n'ababyeyi kubera guspekira gusa ko bazagera abantu benshi, bitumye biva inyuma bafata n'umwenda. Birangiye bya bintu babigeza hariya bateguye intebe 1000, haje abantu 500. Za ntebe 500 zose zisigaye nta muntu zicayemo. Ibaza amafaranga y'intebe 500 n'imeza zicayeho abantu 500. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, amafunguro bazanye y'abantu 1000 bisoje haje 500. Ibaze amafunguro ari gufatwa n'abantu 500 hari bugi. Kandi abanyarwanda tugira umuco wo kwihagarara. Ariko ngaho uri kuvuga over, uzi no kuvuga noneho duteguriye 500 akaza 1000 cyane. Aho kandi abanyarwanda tugira umuco, nta uri buvuge ngo turabona ibyo kurya bisagutse cyangwa amafunguro asagutse reka buri umwe parking. Abanyamahanga nacyo barakiturusha, aho kugira ngo byangirike buri umwe arapakinga ko nubundi waba abagomba kuzarya, agapakinga akabitwara hejo bakabikoresha. Ariko twebwe urabiteguye, wa mutetsi cyari bukore ni uri bubisubize, ariko sarabishyiraho. Nubwo abisubije naho yabona habishyira, ariko ntabwo ayo mafaranga yagusubiza. Ntibibaho, bivuze ngo urayatakaje. Wa decoration yaje we yakoze yigendeye, bya bintu babyicaramo atabyicaramo ni akazi kandi we yishyuwe miliyoni ze zinga yazicyuye. So ugasanga icyo kintu rero ni ikintu abantu bakwiye kurebaho bakavuga ngo eske ibi bintu koko nibyo. Hanyuma ikindi rero, babana cyane ababyeyi baharanira cyane gukora ikintu kiri butume umuntu wese aza akavuga ngo ndemeye. We bagize ubukwe bwiza we, babyiniwe n'itorero rihenze, bagaburiwe na company ihenze, badekorewe n'abantu bahenze, ariko nyuma yaho abo bana basigaye bate cyangwa bababyeyi. Aho rero twavugaga iby'ikirenga, wateguye iby'ikirenga hakaza bake. Nanone rero hajya habaho ikihe noneho wateguriye 500 hakaza 1000. Kandi cya 1000 mu by'ukuri nta nubwo kiza ngo kibe gihuze byibuze na cotisation baguhaye. Mama Ganzo urantumiye, umpaye invitation, nkutwerereye 10,000. Ibyo mfite yego, ndangije ndahagurutse kubera ko nkukunda, kubera ko dukeneye kugushyigikira. Ejo rwose bizamenyekane ko twagutahiye ubukwe, ndaje na Papa Ganza n'abana bacu 6 cyangwa 8, twese hamwe turi 10. Nyamara twerereye 10,000. Ariko famille yose iraje. Yose nkayiterura. Ndetse n'umukobwa umfasha abana mu rugo kugira ngo aze kumfasha akana ko mfite hariya kataza kunderaje. Ntari buhagere, ari bukenera intebe, ari bukenera icyo kunywa, ari bukenera ifunguro.
bikaza gusoza bari bateguriye abantu 500 bigasoza haje 1000 icyo gihe urumva uzabigenza ute niwe usanga ari abantu bahangayitse bagahangayika mu kanya mujye gushaka intebe zitubanye nkeya amasahane mwoze ibyo kunywa bitubanye bikeya noneho amafunguro hari no koza amasahane ariko no hari no kuyoza ariko byashize ubwo icyo gihe abantu bagahangayika aduhaye seriviyete rwose turategereza turayiha nta yindi mpamvu ubwo aho ni wari wajyanye na famiye yawe yose kandi watwerera 10,000 gusa oya naho njyana n'umukameramani sinjye njyana famiye mu bukwe hari nubwo bijya bigera we watwerereye nk'ibihumbi 100 wabanje mu kazi uje ukererewe ukabura aho wicara icyungu kubera iki njyewe amaganza yatwerereye 10 nabonye akanya naje kare nazanye n'umuryango wanjye hose twahicaye urumva rero mu by'ukuri iki kintu ugiye nagira ngo nsabe ngo bishoboka kizasubirwemo turebe uburyo abana bacu bisubirwemo mwumvise ukuntu umuco nabonye handi nubwo ari uw'ahandi ariko ufite umurongo mujye kwakira abantu muzi neza umubare wo mugiye kwakira iki kintu kuki tutakigenza gutyo tukamenya neza umubare turi bwakire aho kugira ngo habeho kugasipiya cyangwa haze no kubaho gusigara bavuga ngo nyira runaka uko byagenda kose twishwe n'inzara byagenda kose ntibyaba perfect ariko byibuze hagati ya NG y'abantu 10 bonyine barengaho cyangwa bari munsi yabo emi mu gihe cyose tutaragira ikintu kitwemeza yuko dukwiye gushyira ku murongo bino bintu tukajya kwakira abantu tuzi neza umubare twakira tuzahora muri manka tuzahora muri sesa babayore kandi abayoye mu by'ukuri bo ni business bakoze ariko we watakaje umubyeyi watakaje umwana yatakaje ariko birabungura iki bikanatuma ajya gufata credit agasigara mu bibazo kandi mu by'ukuri bikaza no gusoza ibyo yishyuriye bibuze ubikonsoma ibyo bintu bimaze iki ngo turashaka kugaragara neza ntaze kugira uducishamo ijisho ariko dusoreje mu bibazo numva jewe najye inama ngo iki kintu nukuri niba na leta yacu dufasha mu bintu byinshi njyewe urabizi ko na nawe njya nangiza ikiganiro njya ngisoza ntashimiye perezida wacu wa repubulika ni ukuri umuyobozi njyewe nkunda kumwita poso w'abaposo ari hejuru njya mbona ubwenge bwe nta muntu nziho navuga ngo simbizi yenda azabaho cyangwa mwe murabazi ariko njyewe ndamwemera bigezaho iki kintu umubyeyi wacu nawe cyazama bikamugeraho nacyo nk'uko ibindi byose ajya bidufashamo nabyo akabidufashamo inkwano ariko bagikuyeho ngo inkwano bagiye kuyikuraho mu Rwanda inkwano se numva nta naho bihuriye n'ibyo twavugaga ibyo byo ubwo nubwo byatangiye ibindi bizagerwaho ariko numva ntaho bihuriye n'ibyo twavugaga inkwano yanavaho yagumaho yakongerwa yagabanurwa ariko gihe ikintu kindaje shinge ni uburyo dutegura ubukwe bwacu ukaza gusoza bavuga ngo ubukwe bwawe mwatwishije inzara kandi kumbe byatewe nuko nateguriye 500 haza 1000 kandi bishora inzara imwe batwereye menshi kuruta bariye none urumva rero noneho no kuba ntaranatwerereye yenda cyangwa ntanatwerera ariko ugasanga ni nanjye wa mbere ugiye mvuga ukuntu ubukwe bwabayemo inzara nyinshi ariko natwerereye 100,000 ariko nabuze icyonwa nabuze aho nicara kwakwemeza abantu bya byose n'ubundi abantu ntibakwemera ariko barakoze ibintu bibiri urumva hari kuba twategura ibya benshi hakaza bake urumva hari kuba twategura ibya bake hakaza benshi ni ukuri hakwiye kubaho ikintu gituma bano basore tuborohereza n'abakobwa tukabubakira aho kugira ngo tubasenyere bataranarugeramo njye numva ariko navuga hakwiye kubaho rwose inyigo hakabaho sinzi ukuntu bizagenda ariko numva ari ikintu gikenewe aho kugira ngo bano bana twibeshye ngo turimo turabashyigikira kandi mu by'ukuri turimo tubasenyera bajeti ajye kuyikora ariko azi neza uwayikorera none urashaka bakora amakarita nk'uko wabibonye muri Tanzania urashaka hajye haba inama bavuga bati dukeneye kwandika abantu bazaza mu bukwe urumva nyine bitubwire tutarasoza tubwire uko ushaka tuzajya tubikora urumva nkanjye ako kantu nako nakopeye kandi asanze ari akantu keza cyane natwe dushobora gucreate tukaba creative tukagira kandi kantu dushyiramo ariko kadufasha ariko kari akantu narakemeye aho bohereza amakarita
bagasaba buri muntu gukotiza ese bihuye n'umubare bayohereza mu miryango nk'uko nyine uko twereza ama invitation mu miryango bo babanza za carte de cotisation ukandika ayo uzabona rwose neza ngo umuryango wa runaka ngo ushimiye kubamenyesha ubukwe bw'abana babo ngo abantu babiri nimuza muri babiri muzishyura 100 nimuza muri umuntu nihaza umuntu mwazishyura 50 ubwo ukagenda yongera niba uzi kuzazana 4 ukishyura 200 niba uzi kuzaza umuntu ajyana undi mu bukwe ndavuga mu muryango shobora kuba nzi ngo masenge ntiyishoboye mama wacu ntiyishoboye kandi nkeneye ko aba mu bukwe bw'abana bacu sibyo turetse iki kujya mu bukwe ubwo se kandi ibyo byaba bimaze iki umwana akabaho nk'utagira umuryango se hari abazajya banga kugera da bakabyanga imara kugera ino ni hahandi rero tuba dufite wa mutima wo kudashobora gufatanya cyangwa kutakira ibintu ariko icyo njya nkunda cyo nabonye ibintu biza ari bishya tukabanza tukiciraguraho tukananirwa kubyakira ariko mu minsi mike uko ugenda ufunguka ku maso uko ugenda ukaza kubona ukavuga uti aba bantu mu by'ukuri kino kintu batubwira ni natwe gifitiye umumaro ugasanga biroroshye kugira ngo tucyakire kandi tugikoreshe kitugirire umumaro njye rero numva navuga ngo sinzi icyakorwa niba hakorwa nk'icyo kintu cyo kwiga uwo muco w'ahandi wadufasha niba hakorwa gukora nk'abazungu nyine hatumirwa abantu 5 uretse ko byo ntabishyigikira burya ko niba tuhari Imana yaraturinze turiho niki cyatuma kora ubukwe nk'inkeho nta mpamvu ariko numva gusa ikintu gikwiye kubaho ni uguciye umuco wo kwangiza cyangwa se wo gukoresha ibirenze igihe ibyo mfite ubushobozi mfite kubera gushaka kuzahagarara neza cyangwa kuzagaragaza neza ubukwe bwanjye bikansiga mu myenda bikansiga mu mabara ntazi uko nayita mva nk'uwo muntu ufitiye amafoto nanjye hari abandi bonzi batandukanye ibintu runaka bitandukanye usanga byarahezeyo kubera iki kubera iyo myenda byaratewe n'iki yashatse kwihagararaho no gukora ibirenze ubushobozi bwe kandi byose bitewe no kutamenya umubare neza atari n'abakora ubukwe da no mu buzima busanzwe abantu bakora ibintu biyemera bikarangira bambuye abantu ukakwambura biraho wa mubyeyi ubwiyemezi ntibuzacika kereke Imana neza gasanga ikigo kiraje nka Tom sinzi ikigo banumvaga bavuga rero ubundi it's okay ni byinshi mba numva hano hanze birimo biravugwa nawe utanze umusanzu wawe hari icyo uvuze uturana babyigira hamwe bakareba niba byakunda shyiraho akawenda hari ubwo Imana izagushigikira bikagerwaho mbere ko tujya ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi no guharanira kubakira bano bantu mbere ko tujya ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ubutumwa bwawe twabwumvishe turaza kubugeza ku bagomba kububona ariko noneho mujye munabivuga wenda munabyigishe bano bakuru kuko abantu bakuru nibo bategura ubukwe twe abana tuba turi aho dutegereje ko tuzumva amabwiriza ya famiye y'imiryango ntabwo kandi abana baza bakagutegeka ngo ntagendeye muri limuzine papa ngo wapi ubukwe nubwo nabureka ngo kandi ngo ibintu bisigaye biriho birakaze kera ubivuze neza ababyeyi nibo bakoreraga ubukwe abana ariko ubo bana araza akakwegizije akakubwira ati genda ndashaka iki niba mushaka ko nkora ubukwe rwose iki kigombe kibemo navugaga rero ahubwo n'ubutaha ndashaka kugira ngo tuzaganire ku kintu cyo maze iminsi numva maze iminsi numva ibibazo bikomoka cyane cyane ku bana b'abahungu bategura ubukwe basigaye bagize abakobwa ugasanga umusore agize tagetinze umukobwa baragiye barateguranye ubukwe habura iminsi nk'ingahe ngo ubukwe bubi umusore ngo agatuma mugenzi we ngo mpamagarira iwabo ngo mpamagarire umukobwa umubwire ngo iwacu ibintu byakomeye ibintu byakomeye ibintu ngo hari umuntu umenyeho twarahaye kujya kugura inka y'inkwano ngo none ngo yagezeyo ngo amafaranga arayarya ngo ntiyaba akiyiguze ngo noneho rero ngo bije gusoza ngo umusaza mukuru duhagarariye ngo avuga ngo shwida ntabwo ibintu najya kwikoza isoni kujya kubabwira ngo urumva urabona ngo rero ngo tube tubiretse ngo bucumbikishije ubukwe ngo uzongere ubukora ubutaha ubwo noneho ngo ikintu gisigaye kibaho ngo umukobwa ugakibaga ewana ngo akaza agafata amafaranga yari afite agafata yatari afite agashaka mu bantu niba ari miliyoni
kugira ngo arebe ko bwa bukwe budapfa. Kubera iki? Kubera ko akunda abakobwa turemye uba wumva udashaka ikintu cyagukoza isoni, ubwo umukobwa akikorera agataha. Ko nuva yafashe indi ntera umugani wanyu, umukobwa akaba ari ubyikorera akikwa, sawa rero, akaza agafata amafaranga yafite n'ayo adafite rwose, mukabona arahangayitse, agize stress ku munota wa nyuma. Ngira ngo icyo kiganiro nacyo tuzakigane, tuzagikore. Ariko abantu baduha ibitekerezo, hari n'umukobwa avuga ati ariko ndagenda ubirwana n'iki, wabyihorera. Wabyihorera nibe n'uwo rero wowe ngongera ngo iyo umusore amwumvise ahita avuga yuko uno mukobwa nta kimukanga. Ariko abenshi barabibakora cyane cyane ngo yenda bigire bitya bibe hari ukuntu iwanyu wewe iwanyu umuhungu habe hari akantu bari bitsitsaho bavuga ngo ntabwo bagushaka. Ese arongoye umukobwa mukuru, ese arongoye umukobwa w'inzobe, ese arongoye umukobwa munini dushaka gato gato, arongoye gato gato dushaka munini. Ashatse mu muryango tudashaka, nyamara twamweretse umuryango wo kwa Emi twumva ko ariho yakura umugeni aranze. Kubera ko yari afite ko bitsitsaho, umuhungu yarakabwiye umukobwa, umukobwa akazi akamukubita iryo terabwoba, umukobwa agasoza yikoye. Urwo rugose nawe mbwira, simba nzu urubyarwo. Ndashaka ubutaha, reka ariko tuzakoraho ubutaha. Reka mbashimire mwese aho twabanye muri iki kiganiro. Imana bo mu gishangiye nitwa Ikuzo Emi, ndi kumwe na Rev Pasteur Jori Umuganwa mu Maganza. Amazina yose afite amazina menshi nk'akazi nkora, nanjye ndi umutekinisiye. Uramutse ugeneye umutekinisiye wamamagara nkaza ngakora ibikoresho byawe mu rugo nta kibazo. Mfite umwanya, ariko umwanya wanjye ni ikibazo, ariko namutse mfite umwanya nasimbuka nkaza nkagukorera firigo, televiziyo, radio, microonde byose, hanyuma nanone na kamera. Kandi Mamaganza rero niwe bita umutete. Ndi umutete, nta mikino mfite. Muzamamagare ariko munyweze na gift uyu munsi nagize anniversaire. Mamaganza nk'umubyeyi tugana ku musozo, udusabira umugisha, hanyuma dusoze tuzagaruke ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi Imana niba idutije ubuzima. Hanyuma mbone no kubwira abantu ngo kandi mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Urakoze cyane Emi, shimye Imana cyane ko idushoboje, shimye Imana ko yabanye namwe yabarinze, shimye Imana ko amezi uko abaye 12 yose Imana yaduhagazeho. Ni ukuri dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Twaje gusanga ko haba mu bibi, haba mu byiza, haba mu bikomeye, haba mu byoroshye, haba mu buzima bwiza, haba mu bibi, haba hariho hose, nta kindi wowe wamenye Imana, wowe uyikunda, wowe witwa umukristo, nta kindi ukwiye gukora uretse gushima Imana. Mu bihe ibyo ari byo byose waba ucamo, mu buzima bwawe bwose waba urimo, ndagushishikariza kumva umutima wawe wuzuye ishimwe rishima Imana. Bibwira uti basi nubwo yenda ntarageze kuri iki, naho yenda byayimeze bitya, ndagushima ko nyumeka umwuka w'abazima. Mpora mbibabwira ngo nta mpamvu yo kwifata for granted, ngo tuyifate gutyo ngo ni ibintu byoroshye. Ya wabimenya ari uko ugiye mu bitaro runaka ugasanga abantu bari kuri oxygen, ukamenya bill bishyura ukuntu ingana, wumva wongeye kuzamura ishimwe muri wowe, ishimira Imana ko uri muzima, uhumeka umwuka w'abazima. Rero ndabifuriza nanjye Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2023. Ni ukuri Uwiteka azabane namwe uko yagendanye namwe uyu mwaka ukabugeze mu ndunduro. Ni ukuri niko mbasengeye ngo azagendane namwe nanone muri uriya mwaka wa 2023, azababera inkomezi, azababe mu ruhande. Nzi neza ko icyo gihe ntabwo umubishanya azababona. Rero Uwiteka azabagire neza muri uriya mwaka, azabaho umwaka mwiza, uzakubera umwaka w'imfura mwiza kurenza iminsi yose cyangwa imyaka yose waciyemo. Uzaba umwaka wo gushima Imana, uzaba umwaka w'ubuhamya, uzagere ku ndunduro yawo ufite ubuhamya muri wowe, ufite ishimwe muri wowe, wumva ufite impamvu yo kwishima. Hari byinshi bitunyeganyeza, ariko uriya mwaka uzagere wuzuye amashimwe, uzakubera umwaka utandukanye n'indi myaka yose wigeze ubaho, wumve muri wowe haganjemo ishimwe kurenza ibibazo waba warahuye nabyo. Amen. Rero reka dushime iyo Mana kandi tuyiragize n'icyo gihe dusigaranye imbere. No kuri nanjye mbabwira ngo umwaka mushya muhire, kandi nshimira abantu dukorana uyu murimo.
Emi mujye mumfasha kumusabira umugisha cyane cyane rwose ngewe ni ukuri bajye bagusabira Bajye umugisha bansabira urawukwiye bame n'akantu ariko banjyane muri diaspora umugisha twaje kumenya ko atari amagambo gusa oya mwohereje na bombo numvise hatagoranye telefone yanjye ya mobile money ni 0788605044 uri mu mahanga waza gushyira akanyenyeri bamabanza gukanda akamenyetso ko guteranya kareka 50 uhita unyandikira umakabombo umunsi mukuru erega nawe ndo umukozi w'Imana nuko nyine bajya ku gatuti bakansiga ndisabiye sha usengeye oya banaguhe gift umwaka urangiye gift murakoze cyane ababyeyi hanyuma kandi navuga ngo nabo aho bari tubasabiye umugisha bagendanye natwe iki gihe cyose no kuri Imana yo mwijuru baho umugisha za like mwakoze urwo rutoki Imana iruha umugisha share mwakoze izo ntoki zabikoze Imana iziha umugisha Imana ibagurira imbago mwebwe abakoze share ibagurira imbago mwabakoze subscribe i comments zanyu zo mujya muduha no kuri Imana yo mwijuru ibahaza uburame kugira dukomeze gufatanya uyu murimo ko si uwacu no wa data inkunga y'ujyumpa yaba y'amafaranga yabe y'ijambo yaba comment yari yose ijya imfasha kubera ko irangiza ikagira uyifasha wowe ni ukuvuga ngo hari umurimo ukora utabizi kuri mu ukora ariko dufatanyije no murimo Imana yo mwijuru umugisha w'inshuti ya Team TV turagushimye Uwiteka mwami Imana tuguhaye icyubahiro bw'ineza n'ubuntu bwawe tugushimiye yuko uri mwiza wera kandi ukiranuka tugushimiye ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kuri twebwe ariyo mpamvu duhuye na byinshi ariyo mpamvu tunyuze muri byinshi ariko bikaba nta cyatumize bunguri uhabwa icyubahiro turagushimye ko wabanye natwe umwaka wose turagushimye yuko nyaguhara ku ngoma hari byinshi byo yadutambukije warakoze kumira bunguri byari bitwasamiye warakoze kurwanya ibyari biduhagurukiye warakoze mwami ko tubereye byose muri byose ariyo mpamvu dusoza tuvuga ngo mwami warakoze dukomeje abo bose bahuye n'ibizazane bitandukanye muri uyu mwaka utambutse mwami tunakwinginga ngo bibe bwa nyuma bahura n'amakuba nkayo wera wa Isiraheli uzabane nabo ubiyereke birenze uko bakubonye mbere uzabarwanira ubatsindishirize birenze uko bakubonye muri 2022 mwami ndakwinjiza kugira ngo 2023 uzarangire inshuti zacu abavandimwe bacu twuzuye amashimwe atuganza aganza ibibi biri muri twe aganza ibyo twatwaranyuzemo aganza aho kugira ngo abe yumva yuzuye intimba n'agahinda kubera ibyo yaciye muri uwo mwaka nyaguhora ku ngoma rero turagushimye kandi nako tukwinginga kugira ngo mwami ubwoko bwa hirya no hino ubuhagarareho kandi abatarakumenya Imana bahe kukumenya datarega ibi byose byo tuba tuvuga nta na kimwe nta nicyo byatumarira tutakuzi ko ni wowe mujyanama mukuru dufite ni wowe nshuti dufite itajya ihararuka ni wowe mujyanama dufite utajya umara kutugira inama ngo ujye hanze wasase amabanga yacu mwami ni ukuri utagufite ni uri mu kaga twaba gufite mwami oh haleluya mwami tugufite ni ukuri nta kibazo dufite kuko ni wowe tugisha inama ni wowe tubwira ibibazo byacu byose kandi tugushimira ko utajya utwumvira ubusa uri Imana igigira uko bigenza imitima yacu ikanezerwa wabwo icyubahiro yo muri byose umugisha ubwoko bwawe umwaka bawusoza amahoro batangira 2023 amahoro mwami tuzasoze nawo dushima izina ryawe girira neza abo dufatanye umurimo baho umugisha girira neza inshuti zacu n'abavandimwe uburinzi bwawe utwomeho maze tuzasoze no kuri data dushima izina ryawe byose bikoreye kwiyubahisha kubera urukundo n'imbabazi tugirira n'ubuntu bwawe buduhoraho igihe cyose natwe mwami turagusezeranya kuzaguma mu nzu yawe dushima izina ryawe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Reka tubashimire mwese abadukurikiye kuri Team TV Imana bamugisha kandi Imana bagire neza. Nge nari kuzo Emi nari kumwe na pastor kandi nzi ko Imana ibyo tugambiriyeho ari byiza. Ukore subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Bakoze cyane.